bamaze kubakuramo umwe muri bo aravuga ati hunga udapfa nturebe inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya hungira ku musozi utarimbuka. Muraho neza abakunzi ba New Soul Church TV aho muherereye hose, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, kuri mwe mwese Nyagasani akomeze kubaha umugisha. Kuri wowe uri mushya kuri uyu muyoboro kuri no channel ya New Soul Church TV ukaba utarakanda subscribe, nicyo gihe cyo gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubona ijambo ry'Imana, ubuhamya ndetse n'ibihumuriza bigiye bitandukanye kuri no channel ya New Soul Church TV. Tugiye mu mwanya mwiza cyane wo kuganira ijambo ry'Imana. Ni ijambo ribohora, ni ijambo rihumuriza imitima y'abantu, ariko kandi riraza kwibanda cyane cyane ku mategeko akwiriye umukristo muri iyi minsi ya none, dore ko tugeze mu minsi ya nyuma iheruka. Abantu benshi bishe amategeko, bagenda badukuririra ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo indwara z'ibyorezo zidashira zigenda zisimburana, intambara. Nyabuna buriya twishe amategeko, niyo mpamvu ubona ibyorezo bigenda bisimburana umunsi ku munsi. Turi kumwe rero na Apotre Munyentwari Atanazi, ngira ngo niwe mushyitsi dufite hano wasuhuza abantu noneho ugasenga Imana kugira ngo iki kiganiro kize kugenda neza cyane. Mwiriwe neza, Yesu nashimwe cyane. Muri iyi minsi biragoye cyane, kandi utabanye n'Imana ngo igukure muri uyu muriro w'i Sodomu na Gomora, nawe wahasiga ubuzima. Reka dusenge Imana kugira ngo ejo n'ejo bundi ataba ari igihe uzabamo karoti cyangwa se nawe ukaba we, kubera ko utabwiwe. Bavuga mu Kinyarwanda ngo umwana utabwirwa yishe inyoni itaribwa. Reka dusenge Imana ituyobore mu kiganiro. Uwiteka Mana yacu, ndagushimye ndaguhimbaje, uri Imana ikomeye, wabanye natwe. Nyemerera n'uyu munsi ubane natwe, uko wari uri kera na n'ubu ni kukiri. Imbaraga zawe zurugukire kubana natwe. Iki kiganiro ntabwo ari twe tukiyobora, ahubwo ari wowe. Tuguhaye ikaze na karibu kugira ngo ijambo ryose rivugirwa rize kuba ingirakamaro mu mitima y'abantu bawe, ribakomeze, ribasubize mu imbaraga n'ubuntu bwawe, kandi ntitwongere kugendera kure y'imbabazi zawe no kugira neza kwawe. Nyemerera ubane natwe, kandi ukimara kubana natwe iki kiganiro kibature benshi, kibakure kure aho bari barazimiriye. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha cyane rwose mukozi w'Imana. Ngira ngo tujye kuganira ku ijambo ry'Imana, ndetse bigiye ibintu bigiye bitandukanye byafasha umukristo kugira ngo arusheho kugenda atera intambwe. Aho tugiye kurebera ku gace kamwe benshi muri Bibiliya bazi, Sodomu. Ngira ngo iyo tuvuze Sodomu abenshi bahita bumva Gomora. Tugiye kurebera hamwe uburyo abamarayika bagera i Sodomu abaho babagirira nabi. Mukozi w'Imana, muri iyi minsi ngira ngo abantu benshi bimuye Imana mu mitima yabo, bagenda bahemuka umunsi ku munsi. Bumwe basigaye banahemuka, bakaba bahemukira abakozi b'Imana. I Sodomu byagenze bite kugira ngo abamarayika bahagere? Nibamara kugera i Sodomu, noneho abaho babagirire nabi. Se iyi mitima bari bafite byari bimeze bite? Izi nkuru z'i Sodomu rero iyo uzirebye neza usanga ari nazo ziriho muri iki gihe. I Sodomu bari bamaze kwadukana ingeso y'ubutinganyi ikabije. Ugasanga uko Imana yaremye ibintu bo ntabwo ariko bashaka ko biba. Yego. N'ikimenyetso gikomeye, aba bagabo bageze, b'abamarayika bageze kwa Loti, bari batatu bavuye kwa Aburahamu guhanura Isaka. Bakimara kugerayo bagiye kuburira Loti, kuko yari umugaragu w'Imana, yari umuntu wubaha Imana. Ngo bakigerayo Loti arabakingura, kuko yari azi ingeso zaho, ahita akingaho. Akimara gukinga ngo abagabo b'ibigoryi bababonye, ngo bahita baza biruka barabinginga Loti ati aba bantu binjiye aho turashaka kubamenya. Loti arababwira ati ariko ni abantu nk'abandi, muhumure nta kibazo. Ngo banga kubyumva, baravuga ati basohore tubarebe. Loti kuko yari azi icyo bagiye kubakorera, ngo arababwira ngo hoya, hari umugore wanjye uri aha, ni mumusohore mumukorere ibyo mushaka, ariko aba bagabo mubareke mu kubakorera ibyo ngibyo. Birangira badakomeje kubyumva, ariko n'igikorwa cyabo ntibakigezeho, kuko bari bazi ko ibyo basanzwe bakorera abantu bisanzwe, bari bazi ko bari bubikore nabo, kuko batari bamenye ko ari abamarayika. Bivuze ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Rero izi ngeso zari Sodomu iyo urebye muri iki gihe nabwo usanga zihari. Barabaza umuyobozi w'igihugu ese abatinganyi babeho? Ugasanga nawe kubera ko abatinganyi bagezweho muri iki gihe
Amerika yiyoboye, Ubwongereza nuko, abatinganyi ugasanga bafite ijambo kuri iyi si, ugasanga umuyobozi nawe abuze icyo abivugaho kugira ngo batamuhitana. Rero ni nabyo byageze icyo gihe Imana igeze aho Sodomo irayizinukwa neza, iyikuraho ikiganza, ari byo bigiye kuba kuri iyi si. Urebye byanga byakunda turi mu gihe cy'Isodomo na Gomora. Urakoze cyane. ngira ngo nyuma abamarayika baze gukura Loti, bakura Loti i Sodomu, Imana iraharimbura. ngira ngo abantu uko bagenda bakora ibyaha bagenda barushaho kurakaza Imana. ngira ngo iri jambo ry'Imana turi kurisoma mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cyaho cya 19. abamarayika bakura Loti i Sodomu, Imana iraharimbura. Ese mukozi w'Imana, ngira ngo watubwira muri make gute Imana yakuye Loti ndetse ikamuvana hari i Sodomu ko yabonaga igiye kuharimbura? Rero iki ni ikimenyetso simusiga kitwereka ko abantu nubwo barimbuka ntabwo barimbuka bose. Yego. Abantu nubwo bashira ntabashira bose. Yego. Iki gihe kizagera nk'uko cyageze n'iki gihe Loti agasigara, tukamukomokaho tukongera tukabaho. N'ubundi ibi nabyo bigiye kuzaba, byanga byakunda hari abazasigara. Ahubwo ndi kwibaza ngo mu bazasigara naba ndimo cyangwa se wowe waba urimo, ariko ikiza cyabaho wakabaye urimo nanjye nkaba ndimo, tukazahurira mu bwami bw'Imana. Yego. Rero tugiye kwibanda cyane ku kureba ubundi kugira ngo bajye kuva muri uyu mudugudu bagende na yahe mategeko bari bahawe bari bugendereho. Ese baje kuyica bigenze bite? Ese nyuma yo kuyica byagenze bite? Nuza kumva ibi uze kwigenzura, uze kureba nawe niba hari amategeko uri kwica, wongere wisubireho kugira ngo ugendane n'umwami wawe neza. Ejo nyuma yo kwica amategeko tuzi neza ko hakurikiraho ibihano. Yego, twasomye ngo bamaze kubakuramo ngo umwe muri bo aravuga ati hunga udapfa, nturebe inyuma kandi ntutinde, utararangiza iki kibaya hungira ku musozi utarimbuka. Umukozi w'Imana, watubwira amategeko ari muri uwo murongo ni ayahe bishe? Ese bamaze kuyica nyuma hakurikiyeho iki? Itegeko rya mbere ryarimo hano ryari ryo kutahindukira ngo barebe inyuma. Yego. Gutinda mu nzira nabwo ntabwo byari byemewe. Yego. Kureba ku ruhande nabwo ntabwo byari byemewe. Yego. Ariko mu kugenda Loti agenda n'abana be n'umugore. Yego. Umugore yasigaye inyuma, nibyo turaza kubisoma. Yego. Mu gusigara inyuma kwe yirengagiza, yumva umuriro uburyo uri gutwika ibye, yirengagiza itegeko yahawe n'Imana riciye mu bamarayika. Yego. Si uko itegeko atari arizi. Yego. Si uko amategeko atari yayasomye yayabwiwe, yari ayazi, ahubwo iby'isi yego biramuremerera, yumva agiye ubusa, ariko nyamara aho ugiye ujyanye n'itegeko ukaryubahiriza ufite byose. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Ku murongo wa 26 muri icyo gice cya 19 hari amagambo agira ati, ariko muka Loti arakebuka areba inyuma, amukurikiye ahinduka inkingi y'umunyu. Ni iki cyatumye muka Loti akebuka inyuma agahita ahinduka inkingi y'umunyu? Muka Loti byatumye ahindukira akareba inyuma. Twese muri iyi minsi turabizi, nawe uzi igikoresho tunze wawe gihenze, uzi itungo ufite wawe ryaguhenze urigura, uzi inzu yawe uburyo yakugoye uyubaka, usaba icyangombwa cyo kuyubaka, ya kadastre yawe, ya etaje yawe, igipangu cyawe uburyo cyari kimeze, uburyo wari ufite intebe nziza, ufite igitanda cyiza, ibyo byose yageze mu nzira atekereje ukuntu biri gushya. Yego. Niko guhindukira ngo arebe uko hari gushya, yibagirwa itegeko yahawe. Akimara kuryica ako kanya, ibihano bihita bimugeraho, ndetse ubu kuva icyo gihe kugeza na n'ubu aracyahagaze aho hantu yahindukiriye, ntarahava, ntazigera hava uko mbikeka, kubera ko nyuma yo kwica itegeko hakurikiraho ibihano. Urugero rwa hafi, iyo tugiye gukorera perimi, ubanza kwiga amategeko y'umuhanda muri iyi si, ukabanza ukamenya ngo provisoire bayikorera gute, ibyapa babyubahiriza gute byo mu muhanda, nihe nemerewe gukata, nihe nemerewe gusubira inyuma, ibyo ukabanza ukabimetereza. Wamara kubimenya ukajya wabona kujya gukorera iki provisoire, ukayibona. Iyo umaze kuyibona ujya kubona na perimi. Byanga byakunda iyo ugiye mu muhanda utangiye gutwara, iyo wishe itegeko rimwe muri yandi wize, byanga byakunda ugonga Sofia. Nyuma yo kugonga Sofia cyangwa umukindo, ibikurikiraho ni ukubiriha. Iyo bigize amahirwe n'uko byanga byakunda hakurikiraho ibihano, kandi ibihano bitoroshye. Rero twizere tunitegure ko
muri uru rugendo turimo, Yego. urugendo rugana mu ijuru, nawo ni umuhanda turimo. Urugendo rwose rukorerwa mu muhanda. Yego. Umuhanda rero ntawo, buri muhanda wose ugira amategeko awugenga. Yego. Uko uyu muhanda w'isi tugenderamo ugira amategeko, niko n'uw'ijuru ufite amategeko. Yego. Uko twubahiriza amategeko y'isi, nimuze twubahirize n'amategeko y'Imana mu rugendo, kugira ngo twirinde ibihano bya nyuma y'urugendo. Urakoze cyane mukozi w'Imana ku busobanuro bwiza cyane. Buriya benshi bibazaga impamvu Mukaroti yakebutse inyuma, nyuma yo gukebuka inyuma ahindukiye ahinduka inkingi y'umunyu, aho yabaye akabarore. Bakristo rero mukurikirane ijambo ry'Imana kuri New Soul Church TV, mudukurikira buri munsi kandi kenshi, Imana ijya ikomeza kubaha umugisha. Ngira ngo message ya mbere ni uko utareba inyuma, ahubwo ugakurikiza amategeko ndetse n'amateka y'Imana, kugira ngo ubwo Yesu azaza azasange uri maso. Dusoza ngira ngo wagenera message ku muntu wakurikiye iki kiganiro, noneho ugasenga usabira umugisha abakurikiranye kino kiganiro cyacu. Message nabagendera nanjye kandi irandeba, Yego. ni iyo gukomeza tukazirika amategeko y'Imana ku nkingi z'imitima yacu, niko ijambo rivuga. Yego. Kugira ngo ejo n'ejo bundi tutazatandukira tugakora iby'amategeko y'abantu, tukabyubahiriza tukabigendamo neza, ariko amategeko y'Imana tukayagendera kure. Yego. Rero kuva uyu munsi kuribata amategeko y'Imana tubireke, Yego. kugenda uko twishakiye tubyihorere, kandi tuzirikane ibyo twabwiwe mbere tujya guhamagarwa. Yego. Ijambo riravuga ngo umuko wagize gute uko wahamagawe. Yego. Ibyo byose uri kwihindura nyuma, ntabwo wahamagawe ubifite. Yego. Ntabwo wahamagawe ari kumeze. Nuguma uko wahamagawe bizakubera byiza. Reka uyu mwanya dusenge kugira ngo iri jambo abari buze kuryumva rize guhindura imitima yabo, rize kubafasha gusubira mu murongo. Ndabizi hari abawuvuyemo, ndabizi hari abatakiwurimo, bawukuwemo n'ibigeragezo by'iyi si, bawukurwamo n'ibyabo biri gushya, bawukurwamo n'ibyabo bari guhomba, Yego. bawukurwamo n'ibyabo byagiye babireba, babikurwamo n'inyatsi, bakurwamo n'ubushomeri, bakurwamo mbega ni byinshi byadukuye mu mategeko y'Imana. Yego. Ariko uyu munsi nsabira abantu imbabazi bavuye mu nzira, kubera ko igihe cya kera bahanirwagaho, ariko ubu Yesu yaritambitse atubera ishungu, birashashoboka ko twababarirwa bigakunda. Reka nsenge sabira imbabazi umuntu wese wizeye ibyo ko biri buze kumubera uko yizeye, kandi imbabazi muze kuzakira mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana yacu, ndagushimye ndaguhimbaje, uri Imana ikomeye, uteye ubwoba. Nyemerera ntaba ari twe tubonye ijambo ryawe, uko Mukaroti yasigaye inyuma agahinduka inkingi y'umunyu kuva ubwo, nyemerera twebwe ntihazabemo abo bazakora ibyo, ahubwo itegeko ryawe rizatubeho iteka ryose, rituyobore muri byose, kugira ngo tuzabe iburyo bwawe ku munsi wo guca imanza ntituzasebe. Ngaho bana natwe utugirire neza, bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.